Mbahaye ikaze kuri YouTube channel ya Bamboo Rwanda TV. Nk'uko mumaze kwimenyera, ni ya channel nziza cyane bagezaho n'utuntu twiza dukozwe mu mugano, intebe, ameza, ibitanda, ama etajeri, imitako yo mu nzu, za ntebe nziza zikoreshwa mu bukwe, muri za decoration, cyane cyane muri dote. Hakaba harimo na bwa bwoko bw'intebe bwiza bukoreshwa ku mapisine, arizo za sunbed, ndetse zikoreshwa ku mabaraza, za balcon, muzo bashyira muri jaride. Si ibyo nje kubabwira, nje kubabwira ku ntebe nziza yo twita uruziga. Urabona hejuru aho kwicara hakozwe mu buryo bw'uruziga, hasi hajya kuri sima hakozwe mu buryo bw'uruziga. Nshaka kuyibereka ndimo kuyitangira, gutangira pariti yo hejuru, igice cyo hejuru ho urwegamiriro mu mugongo. Muri make nk'uko mubibona ni aho ngaho natangiye ndimo gusobeka. Nshaka kubigisha ngo muhamenye, nshaka kubigisha mumenye gusobeka iyi ntebe, uko wayikorera udakoresheje ubuhanga buhambaye. Mbereka umusozo wayo, mbereka ukuntu irangira imeze, mbereka uko wayikora nawe ukayitereka iwawe, ndetse namwigisha n'uturimo. Natwe tujye tumenya gukora uturimo nyine tugiye dutandukanye. Murabizi abana bo mu mahanga, i Burayi cyane cyane abazungu, abazi utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nawe rero umenye gukora aka gatebe, ukaba wakikorera ukagashyira iwawe, byagushimisha bikakunezeza kandi ukumva unyuzwe. Urumva ntabwo wajya gutanga amafaranga ngo bagukorere intebe nawe ubwawe uzi kuyikorera. Washaka imigano iraboneka hano, ni henshi iri, ndetse tuzajya tubatembereza tubakorera amavideo yo mu mashyamba y'imigano. Murebe ko turayifite ku bwinshi nk'uko bisanzwe. Rero ndashaka ngo mukande subscribe kuri iyo channel ya Bamboo Rwanda TV, ubundi mujye mubona video nshyashya nzajya mba nabakoreye, zibigisha uko mwabyaza umugano umusaruro, uko wakwihangira umurimo, uko watandukana n'ubushomeri, uko wakura amaboko mu mufuka ugakora. Na leta yacu, leta y'u Rwanda idushishikariza kwiteza imbere, kwihangira umurimo. Ubwo rero wize uyu mwuga nawe ukihangira umurimo, byanshimisha kuba nanjye hari uruhare nanze muri sosiyete. Nanjye kuko kwiga gukora ibi ngibi nanjye ni ubufasha nahawe, narigishijwe. Nawe wize ukamenya, byanshimisha nk'uko nanjye banyigishije bashimisha, kuba baragize uruhare mu gutuma niteza imbere ukoresheje ubwenge, niba nabwita ubwenge rusange se, buriya ni ubumenyi rusange. Niko nabyita. Ntabwo bisaba depanse nyinshi, ntibisaba imashini ziri hejuru cyane. Oya rwose, nzabereka imashini dukoresha. Ni imashini zisanzwe ziciriritse, nawe wakwibonera hafi. Urabona iyi ntebe ntakitwaye. Hano ndimo gukora, urabona ku rwegamiro, handi umuntu wegamira mu bitugu inyuma nyine. Gusa ubu ngubu ntabwo wari wayibona ubwiza, urayibona neza nirangira. Kandi nashimishwa no kubona hari n'undi muntu unyeretse ambwira ati dore nanjye nabashije kuyikorera, cyangwa se ngiye gutangira kuyikorera, nsobanurira uko bimeze. Ntabwo bigoye kumbwira, wanyandikira muri comment, cyangwa se ukajya muri description
ya channel yanjye wahasanga nimero wanyandikiraho kuri WhatsApp ukambwira nkagufasha nkakwereka ukuntu uko watangira ubonye hari aho biri kukugora. Gusa nk'uko nakubwiye warebye iyi video byonyine yakwigisha uko nawe wagira ute wakwikorera iyi ntebe. Ndibutsa ko ari wa mugano wacu bambu mu rurimi rw'amahanga ariwo mugano mu kirimi cyacu. Ndibutsa ko umugano ni igiti giteye, navuga ko giteye nk'igisheke cyangwa se urubingo. Hari imigano aba ari minini iteye nk'igisheke cyakuze igiye ifite ingingo. Ubwo rero icyo giti akaba ari cyo tubyaza umusaruro. Ni igiti cyera mu Rwanda, atari ukuvuga ngo bizagusaba kujya imahanga, oya, nta byo kujya imahanga, ni iwacu mu Rwanda natwe tuyikizeho. Imigano tuyikizeho, ntugire ikibazo ngo wenda se imigano nayikura he, ntibyangora kuyibona. Ntabwo bigoye rwose, ntabwo bigoye. Ndakubwiza ukuri ko umugano hari abantu wakuye mu bwigunge bwabo ndi bwo kumva ngo yabuze ngo akazi, ngo yabuze amafaranga. Yego, amafaranga nta muntu uyabona, burya n'abakire ba mbere ku isi barakomeza bagakora ngo babone amafaranga bongere kuyo bafite. Natwe rero tugomba kwiteza imbere tugafasha n'abandi binyuze mu mugano w'iwacu. Nkubwira ko ibingibi bitagoye, ntibigoye habe na gatoya, kuko nanjye kubyiga ntabwo byantwaye igihe kirekire rwose. Ntacyo nawe byagufasha uko bimfasha nanjye muri iyi minsi biramfasha. Byanteje imbere ndetse abo tuziranye ibihamya barabibona, kandi n'abandi muzagenda bimenya gake gake. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Bamboo Rwanda TV, ubundi ukajya urabona video yose nshyashya y'uko wakwiga kwikorera intebe nk'uko bisanzwe mu mavideo njya mbahereza. Intebe yanjye urabona ko irimo kurangira, igeze ku musozo. Reka nkwereke noneho irangiye neza, maze no kuyikorera agafinisaje. Ushyiramo agasego, ugashyira hariya ukiyicariramo nawe ukavimvira ukumva ko Yesu agira neza. Ndagushishikariza gukanda subscribe.